Muraho neza, uyu munsi tugiye kuvuga ku kibazo gikomeye cyane abantu benshi bahura nacyo muri business. Waba warigeze kugira umuntu ushinga business yawe ukajya uyisanga yahombye? Waba warigeze se kubona ko umuntu uwizeraga yakoresheje amafaranga nabi cyangwa akagira ibyo aguhisha bigatuma business yawe ihomba? Iyi ni inkuru y'abantu benshi mu Rwanda, abacuruzi bato n'abafite utubari, amasaro, amabutike cyangwa se abafite n'ibitekerezo biciriritse ariko biteguye gushinga business. Twese twifuza kugira business ikomeza gukora niyo twaba tudahari rwose, ariko ikibazo kiba ninde ushobora kwizerwa ngo musigire business yanjye? Uyu munsi ndakubwira ukuri kutavugwa henshi, burya nta muntu wizerwa 100%, iki ngiki ubanza ukimenye. Ariko kandi business ishobora kwizerwa 100% mu gihe ifite system. Iyo system ni iyihe rero? Reka tubivugeho mu byiciro bitatu. Ndaza kukubwira uko ushobora kubona umuntu wizeye, nicyo ndaheraho. Ku nshuro ya kabiri ndaza kukubwira uko ushobora gushyiraho system izigama umusaruro. Ku nshuro ya gatatu ndaza kukubwira n'ukuntu no investment, no income ari ukuri kwa business yose. Nta gishoro, nta n'inyungu, niko kuri kwa business. Reka dutangire. Tugiye guhera ku gice cya mbere turebere hamwe umuntu wizewe ushobora kuba wasigira business yawe. Burya abantu benshi bibeshya ko kwizera umuntu ari ukubera ko mumaranye imyaka cyangwa se mwasangiye byinshi. Oya, kwizera umuntu mu bijyanye na business ntabwo ari ibitekerezo, nta nubwo ari ibyiyumvo, ahubwo ni process, ni uburyo. Ibi bisobanuye iki rero? Kwizera umuntu bigomba gushingira ku bintu bitatu by'ingenzi birimo ubumenyi, ubunyangamugayo ndetse n'icyo nakwita accountability cyangwa se gukurikirana ibikorwa byawe uko bigenda. Ni ukuvuga ngo ku kijyanye n'ubumenyi agomba kuba azi neza icyo business ikora, akaba azi kubara inyungu, azi gutandukanya amafaranga ye n'ay'akazi. Ku bijyanye n'ubunyangamugayo, nubwo mu by'ukuri ari umuntu w'umunyakuri usanzwe unamufata nk'inshuti yawe, ariko se azaguma ari umunyakuri no mu gihe yabuze amahitamo muri business? Ibi byose rero ugomba kubyitaho cyane, ukareba ko uwo muntu azabasha kubimaintaininga cyangwa se azabasha kubyuzuza. Ku kijyanye na accountability, agomba kuba ari umuntu wemera gusobanura ibyo akora, akaba yakubwira ngo kuwa mbere byagenze uku, kuwa kabiri bigenda uku, kandi rwose akumva bitamubangamiye. Mu by'ukuri kuba yakugaragariza ibyo akora ndetse n'umusaruro uri kuvamo bigomba kuba ari ibintu bitari bumubangamiye, kuko buryo hajemo kuba byamubangamira niho usanga nyine abafitemo amakosa, kuko kugaragaza ibintu wakoze neza icyo gihe nta pfunwe bitera. Ibi byose rero ntabwo bivuka ku muntu, biratoranywa. Ni wowe nyiri business, ugomba kwigisha umuntu icyo ushaka ko akora n'uko ubishaka, kandi ntumushyiremo amafaranga menshi mbere y'uko umugerageza. Niba ufite butike, tangira umuha inshingano nto nko kumenya stock ya buri munsi. Niba ari muri bare, tangira umuha gahunda yo kugenzura ibiciro n'abakozi. Niba ari muri projet runaka, tangira umuha iby'ibanze, witegereza uko yitwara. Iyo umutoje umumenya neza, ni nabwo rwose utangira kumwizera kubera ibyo wagiye ubona nyine ashoboye ndetse n'ibyo ubona adashobora kuba yakora. Ariko ibyo byose bikaba utagendeye ku byiyumvo cyangwa se icyo nakwita feelings. Reka twigire ku gice cya kabiri. Aha ngaha ho tugiye kuba tureba ese ninde mwizerwaho ukuri muri business? Ese ni wa muntu ushyizemo cyangwa ni system? Reka bwibutse iki kintu. Burya umuntu ashobora kukugirira neza ariko akabura discipline yo gukorera business yawe neza, kuko ikintu gikomeye mu bucuruzi ntabwo ari umuntu w'umunyakuri gusa, ahubwo system muri business niyo ikora. System ni iki se? Ni uburyo bwo gukora ibintu ku buryo bwose bigaragarira buri wese, kandi mu by'ukuri bikaba byanditse. Bikaba ari ibintu byanditse bitari mu magambo gusa. Burya nta business izaramba bitewe n'ukwizera amagambo yonyine. Ibi niko kuri guhari. Dore ibintu rero bike bishobora kugufasha kubaka system yawe. Harimo icyitwa record system. Aha ngaha buri kintu cyose kigomba kwandikwa, icyo uguze, icyo winjije ndetse n'icyo utanze. Ushobora gukoresha nka cashbook, ushobora gukoresha Excel cyangwa se n'izindi application nka QuickBooks cyangwa se DukaPay, izo zose zirabikora. Ariko aha ngaha mu gihe ubona biri bukugore, ushobora gukoresha urupapuro ukajya wandikaho ibyinjiye, ibyasohotse n'ibyo utanze. Icyo gihe nabwo biragufasha cyane. Ikindi navuga ni ikijyanye na account separation. Burya ugomba kugira business account ndetse ukagira na account yawe bisanzwe. Ntukagire aho wagera ngo ufate business uyihuze n'ubuzima bwawe, by'umwihariko ku bijyanye n'amafaranga. Icyo gihe uba wamaze kukica, ugomba kubitandukanya kugira ngo umenye business yangira gukura cyangwa irimo irahomba.
Ikindi ugomba gushyiraho konti yihariye ya business, bityo ukajya uyigenzura buri cyumweru nibura. Icya gatatu ugomba kwitaho cyane muri aka gace nicyo nakwita weekly report. Burya umuntu wese ukorera business yawe agomba kukugezaho raporo, niyo byaba ku buryo bwa WhatsApp, ariko akagusobanurira uko ibintu biri gukorwa ndetse n'uko biri kugenda, akanakwereka aho bigeze. Akandi kantu ushobora kwitaho cyane hano ni akajyanye na stock check. Buri cyumweru cyangwa buri kwezi ugomba kugenzura ibyo ufite ubigereranyije n'ibyo winjije. Ibi nabyo biragufasha cyane. Iyo system ihari niyo uwo muntu yagenda, business irakomeza igakora, kuko n'undi muntu wazana agendera muri iyo system, niba ari izo raporo akaziguha, ibyo asabwa gukora n'ubundi akabikora. Icyitwa responsibility rero urumva ko kiri hejuru cyane. Ariko iyo ibyo ngibyo bitabaye, niyo yaba umwana wawe, nta kabuza rwose business yawe izahomba, kuko nta structure ifite, nta gishushanyo ifite, nta buryo ikoramo bugaragara. System rero ituma business igira discipline ni ukuri. Systeme ishobora kukubakira ibintu bidasanzwe muri business, kandi rwose wanagenda waba utanahari ugasigara utekanye, kuko uzi ko ya systeme nubatse muri business yanjye irakomeza itanga umusaruro. Ituma kandi n'umukozi wawe amenya ko hari ibyo agomba gukora ku murongo kandi abishinzwe, kuko bazabitangira raporo, bigatuma rero nta mayeri cyangwa amanyanga ashobora kuba yashyiramo. Reka tujye ku gice cya gatatu, ari nacyo gice navuga ngiye kwibandaho cyane, ni uburyo ugomba kubaka ubucuti bushingiye ku mikorere. Iki ni ikintu ugomba guha agaciro cyane. Burya umuntu ugufasha muri business ni umufatanyabikorwa, ariko ntabwo munganya ububasha. Iki ngiki ukibuke, agomba kumenya aho ageza ndetse nawe ukamenya aho uhera. Ugomba gutangira umubaza buri gihe ibintu bitatu by'ingenzi: niki cyagenze neza muri business muri iki cyumweru, niki cyagenze nabi, niki cyakosorwa. Ibi bituma amenya ko business yawe ifite control cyangwa se ifite uburyo igenzurwa. Ntukamureke ngo yumve ko ari nyirayo, cyangwa ngo yumve ko nta muntu umukurikirana. Ibyo ntabwo byaba ari byo. Ariko kandi ntukanamutegeke nk'imbwa, kuko mu buzima bwa business discipline igomba kujyana n'ubumuntu. Umukozi ugukunda kandi akumva akunezerewe ashobora kukurindira business yawe kurusha wa wundi utinya akazi, wa wundi utinya bosi. Yakumva bosi yinjiye agahangayika, ugasanga acitse ibikuba. Aha ngaho ugomba kujya umuganiriza, ukamushimira igihe yakoze neza, kandi ukamwereka ko ibyo akora bifite agaciro. Iyo ukoze ibi uba umutoza kuba umwizerwa, bitari ukubera ko umuzi gusa, ahubwo ari ukubera system wamushyizemo yo kubona kumwifuzamo ikintu kizima, ndetse unamubonamo agaciro muri business yawe. Igice cya nyuma aricyo no investment no income, bisobanuye ngo niba utashoye nta n'inyungu wabona. Aho niho benshi rero bakunze kugwa cyane. Bifuza gukora business neza, nyamara ntibashora umwanya, amafaranga cyangwa ubwenge. Investment burya abantu benshi bibeshya ko ari amafaranga, ariko ntabwo ari amafaranga gusa. Investment ni igihe, ni ukwiga, ni ugukurikirana ibyo ukora. Abantu benshi baravuga ngo nashoye miliyoni 2 muri business ariko nta nyungu mbona. Ariko wowe washoye iki kuri management system? Nibyo washoye izo miliyoni 2 muri business, ariko si uburyo zikontororwa. Wishyuye iki? Washoye iki mu guhugura abakozi bawe? Washoye iki mu bijyanye no kwamamaza ibikorwa byawe? Birumvikana ko gushora ntabwo ari ukuvuga ngo washoye amafaranga gusa muri business nk'igishoro, ahubwo hari ibishoro byinshi bitandukanye. Ugomba kumenya twamamaza gute, abakozi banjye bafite ubuhe bumenyi, niba bakeneye ubundi ukaba wabongera, ndetse n'ibindi by'ingenzi cyane muri business. No investment, no income. Nta gushora, nta no kwinjiza. Iri ni ihame ry'ukuri kuri buri rwego rwa business. Niba utashoye mu kumenya uko business ikora, uzahora ushinja abandi. Niba utashoye mu kuyikurikirana, uzabona amafaranga asohoka ntumenye aho ajya. Niba utashoye mu kwigisha uko ubucuruzi bukora muri iki gihe, ikizwi nka digital age, icyo gihe uzasigara inyuma cyane. Iyo business yawe kurusha ubwenge iraguhombya nta kabuza, ariko iyo uyirusha structure, icyo gihe irakugaburira. Reka soze rero nkwibutsa ibi bintu 5 bizagufasha kubaka business ikomeza gukora niyo waba udahari rwose. Icya mbere ugomba gushyiraho structure, kuko nta business itagira amategeko yayo. Icya kabiri ugomba gutoza umuntu wawe, burya umukozi wize ni ishoramari ryawe rya mbere. Icya gatatu ugomba gukoresha system isobanutse, aho ugomba kwandika, ukagenzura, ubundi ugakora na raporo. Icya kane ugomba kuba mu buzima bwa business yawe. Niyo waba uri kure,
ugomba kujya uyumva mu mutima wawe, bityo ugakomeza kuyikurikirana ukamenya ibintu aho biva n'aho bigeze. Icya gatanu ni remember, no investment, no income. Ugomba kubyibuka ko nta gishoro, nta n'inyungu. Iyo ubikoze uzabona ko rwose bitari ngombwa kuba aho ngaho muri business buri munsi kugira ngo business yawe ikore, kuko business nziza iba irimo nyine abantu beza gusa, ni business ifite discipline, ifite systeme no gushora mu bumenyi. Ibi ngibi bizagufasha cyane. Ndizera ko wasobanukiwe n'iki kibazo gikomeye abantu benshi bafite hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda.